Hello, nizere ko mumeze neza mwe dukunda kubana ahangaha umunsi kundi. Uyu munsi ngiye kwereka application 12 maze gukuramo amadolari agera ku 138. Kana subscribe kuri no channel, urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye. Tudatinze rero tugiye guhera kuri application ya mbere. Application ya mbere nkuko ubireba ahangaha ni TimeBucks. TimeBucks rero murabizi ni application ukina game, save n'ibindi, minimum withdraw na amadolari 3 yonyine. Bivuze ngo kubikuza ubikuza iyo uje amadolari 3 kandi bishyura kuva kwa mbere kugira kwa gatanu. Nkuko ubireba izo ni payment receipt zigaragaza ayo twabikuje. Nkuko ubireba ahangaha urabona ko ahangaha tumaze kuba twabikuzamo byibura amadolari 28.42 commission ari amadolari 8, bonus ari amadolari 2. Iyo ni bonus twahawe, bivuze ngo anga tumaze kuba twakoreramo amadolari 28 muri TimeBucks yonyine. Muri no account ya mbere ndakwereka n'izindi account kugira ngo tugere turebera hamwe vuba tudatinze kugeza turebye application 12 zose nkwerekana yo nagiye nkoreramo byose ngenda mbikwereka neza akantu ko kandi yose nashyize hamwe nkora igiteranyo byibura ari hafi ku madolari 138 ku muntu wabasha gukoresha neza izi application cyatwaba twaratangiranye. Niyo waba waragerageje cyangwa bitewe n'uburyo ukora n'uburyo winjiza biba bitandukanye. Bivuze ngo abantu bakora bitandukanye cyangwa binjiza bitandukanye bitewe n'uburyo bakora. Tudatinze rero tugiye kuba twareba noneho urebe neza ahangaha urabona ko bagenda bakwereka amatariki igihe twabikuriye, status, payment, receipt, bakakwereka n'amazina ndetse n'igihe twabikuriye nkuko ubireba n'amatariki yaho uherereye byose bagenda babikwereka akantu ko kandi buri document cyangwa buri amafaranga wishyuye yose abafite document cyangwa icyo bita payment receipt igaragaza neza ko bakwishyuye n'ibyo bakwishyuriye n'ibyo bakase cyangwa wenda nimba ari n'umusoro bakuyo ari byo byose. Ariko ahangaha nta kintu bakata keretse iyo uri gukorera kuri TimeBucks na Airteam niho bakataho udufaranga dukeya, noneho muri Binance ho bakatanaho dukeya. Nkuko bireba rero izi ni izindi account ebyiri zigaragara ahangaha. Nkuko ubireba urabona ko ahangaha byibura maze kuba nakoreramo andi madolari 28.76. nuzo ukareba ahangaha urabona uburyo nagiye nishyurwa barabikwereka akantu ko kandi bakwerekana payment receipt. nuzo ukareba no kuri telefone ya kabiri iri ku ruhande urabona ko ahangaha twabikuje dukoresha Bitcoin, harambe nakwereka naho twabikuje dukoresha Airteam. Kabiri naho ndi kukwereka twarakoresheje icyo bita Binance dukoresha icyo bita Bitcoin ya Binance. Murabizi neza murabisobanukiye, utabisobanukiye aza kuri video hano iri kuri YouTube channel yacu ibigaragaza ibi bintu byose ndi kukwereka ahangaha. Hari video nyinshi zibisobanura ziri kuri YouTube channel yacu n'uburyo wabikuramo n'uburyo zibyigisha, turabinyuramo bava kugira ngo turebe izo application. Tudatinze rero nkuko birabona ko TimeBucks minimum withdraw bakoresha amadolari 3 bagakoresha uburyo bwo kubikura PayPal, Binance, Bitcoin, Litecoin ndetse n'iyitwa Solana. Ibi ngibi rero ukaba wabyinjiza mu kureba ama videos, offers, save, amatask, gukina game n'ibindi bigiye bitandukanye ubonamo ahangaha. Tudatinze rero tugiye kureba app ya kabiri, top 2 app ya kabiri wakoresha kugira ngo ubashe kuba wayibyaza umusaruro ukabasha gukuramo amafaranga. App ya kabiri rero ni iyi ngiyi bayita Clash Live. Clash Live ni imwe muri application zikora online ushobora kuba wakinjiza mu buryo bwo gukora live ndetse na party no kubona amagift aturutse ku nshuti cyangwa mu gukina amagame n'ibindi bigiye bitandukanye ushobora kuba wabona umunsi kundi. Rero tugiye kuba twareba nkuko ubireba ahangaha urabona ko tumaze gukuramo amadolari 51 niyo tumaze kuba twakorera muri Clash. Noneho nuza ukareba hano total fees ayo bakase na amadolari 7.5. nuza ukareba ahangaha ndetse ngo total withdraw amount ayo umaze kubikuzamo na amadolari 51 aho ngaho nakwerekaga. Urabona ko twagiye tubikuriza kuri Binance, urabona ko ari actual receipt. Ahangaha urabona ko byabaye accepted. Urabona ko bigaragara neza akantu ko kandi ikibazo ushaka kucyandika muri comment kandi video zose zirahari hano kuri YouTube channel yacu zigaragaza neza uburyo bwo kwiyandikisha, uburyo bwo kubikura kandi ku kandi zigusobanurira neza ikintu ku kindi. Rero uyu munsi twakoze urutonde rw'ama application 12 akora neza kandi yagaragara ko yishyura dufite na proof twagiye tubikuzamo tugenda tubibereka neza uburyo twagiye tubikora tunabasobanurira neza akantu kandi tugenda tubinyuramo bavuba tutadukomeza no kuri application yindi ikurikira.
Rero hano kuri Crash Live harimo uburyo bugiye butandukanye. Muri Crash Live app ni live streaming reward, itanga ama reward mu buryo bwa live streaming. Kubikuza ushobora gukoresha PayPal, Payona, Binance, Telex20 ndetse n'izindi. App ya gatatu top 3 tugiye kuba twagera ku application yitwa Cointiply. Cointiply ni imwe muri application dukenera cyane kandi dukoresha mu buzima bwa buri munsi, abantu benshi bakunda kuba bakoresha cyangwa abantu benshi batazi. Ino ni application maze kuba nabikuzamo byibura amadolari 6. Reka nze mbibereke neza ahanga uburyo nabikuje, mbereke nayo mfiteho ubutanzongera kubikuza n'inzama namaze kuba nayakorera, noneho tubashe kugenda dukomeza akantu ku kandi. Link rero zizi application zose uraza kuzisanga muri comment ndetse no muri description. Izo link zose uraza kuzisangamo ndetse na link zishobora kuba zakugeza ku ma video agiye atandukanye yaza kugufasha kugusobanurira neza akantu ku kandi. Uko bireba rero hano kuri Withdraw barakwereka ko mfite 0.5 bingana n'ama coin 5000. Nuzuka kana hano kuri Withdraw rero tugiye kuba twareba neza koko nimba twarabikujemo, mbibereke neza. Twabikuje dukoresha icyo bita Litecoin. Urabona ko ahangaha twakoresha LTC cyangwa Litecoin address. Ahangaha urabona ko twabikujemo LTC zingana na 0.056. Handi tubikuzamo 0.043 bya LTC n'ibindi mibare igenda irengaho. Ahambere n'ahangaha, ahakabiri n'ahangaha, bivuze ngo amacoin 30 bingana n'amadolari 3. Bivuze ngo ahangaha nimba narabikuje kabiri maze kubikuzamo amadolari 6. Nditaye ko hariya twamaze gukoreramo ariya 0.5 by'idolari birimo hariya tumaze gukorera bingana n'ama coin 5000. Bivuze ngo ufite amacoin 50 abafiteho amadolari 5. Tudatinze rero nk'uko ubireba tugiye gukomeza tureba neza ibisabwa tunareba na application ikurikiye. Urabona ko Cointiply minimum reward ukora mu buryo bwa crypto reward task, ukakora amatasi atandukanye, gukina ama game spin n'ibindi bigiye bitandukanye. Kubikuza ukoresha Bitcoin, Litecoin, Solana n'izindi za Dashcoin n'izindi zigiye zitandukanye. Ushobora kuba wabikuza uyifashishe Binance ndetse n'izindi wallet cyangwa exchange zigiye zitandukanye. App rero ya kane niyo yingi tugiye kuba twarebera hamwe. App ya kane twayisanze twavuze app yitwa Macadam. Izi app zose ndi kugenda nkwereka proof, nkwereka na application ndetse naho uri buze kuba wayisanga. Zose nyinshi ziri kuri Play Store. Iyo izaba itari kuri Play Store ndaza kubikubwira nkubwire aho uri bunyure kugira ngo ubashe kuba wayibona. Nkuko ubireba rero ahangaha muri Macadam, aha rero muri Macadam nkuko ubireba ini application ya kane nakubwira kuba wakoresha. Hari video nyinshi zibisobanura zerekana uko ikora, challenge, uburyo yakora, uburyo claiminga n'ibindi no kubikuza byose. Hari video zibyerekana hano kuri channel yacu. Bivuze ngo ahangaha rero nimba ushaka kureba ko kubikuza bikunda, urabona ko ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu, urumva nimba ubonye video uyu munsi, urumva ni igihe cya hafi cyane muri 2026. Nizo ukareba ahangaha twongeye kubikuzamo, twabikujemo amayero 5 ku itariki 22. Nizo kongeye ukareba ahangaha ku itariki 11 z'ukwa gatanu nabwo twabikuje amayero 5. Nizo ukareba ahangaha ku itariki 22 z'ukwa gatatu nabwo twongeye tubikuza andi mayero 5. Urabona ko ni application nziza, waza kureba video zibisobanura zigaragaza neza uko ikora. Macadam App ni app winjiza mu buryo bwo kugenda ukaba watsindira ibihembo. Kubikuza ushobora gukoresha PayPal, gukoresha iyo bita virtual account n'izindi zitandukanye. Application ya gatanu rero niyo tugiye kuba twarebera hamwe. Application ya gatanu rero twasanze twashize ku mwanya twavuze yitwa BitToken. BitToken ni imwe mu application ushobora gukoramo ama reward agiye atandukanye. Tugiye kuba tugenda turebera hamwe, uze kurana video hano kuri YouTube channel zacu zigiye zihari zibisobanura neza, zerekana n'uburyo bikora akantu ku kandi. Nkuko ubireba rero urabona ko twabikujemo byibura amadolari 20.5 twabikujemo atugeraho kuri Binance. Wowe ukumva utabyizeye uze kureba video ziri hari zerekana uburyo bakora KYC kubikura bigaragara neza tubikuza n'aya madolari 20.5. Izo video ziri hari kuri YouTube channel yacu, waza kuzireba kugira ngo urusheho gusobanukirwa neza akantu ku kandi. Kuko bireba rero ahangaha bakwereka ko yatugeza amadolari 19.82 byatugeza kuri Binance. Bitcoin ishobora kwinjiza ama BTT token minimum withdraw na amadolari 10 ugomba kubikuza ukoresheje peer to peer trading. Ishobora kugufasha kuvunja ama BTC token yawe ndetse ama USDT ukaba wabasha kubikuza mu gihe bamaze kuba ama USDT ukaba yabikuza kuri Binance. App rero ya gatandatu nkuko turi kubirebera hamwe wasanze app yitwa JumpTask. JumpTask urabona ko dufite ayo kubikuza, dushaka kwahita tunabikuza. Rebe neza ahangaha urabona ko tumaze muri ku kwezi mu minsi 30 tumaze kwinjira GMPT 2.25. Ahangaha muri uku kwezi kumwe cyangwa mu minsi 30 ishize niyo tumaze kuba twakinjizamo ino JumpTask. Tumaze gukoramo byibura GMPT zirenga 3 zijya kungana byibura amadolari 4.5. Bivuze ngo ahangaha wowe icyo usabwa no kuba wagira kuba wareba neza video kareba nuko bikorwa. Video zose ziri kuri YouTube channel yacu. Tuzatinze rero uze kuba wazireba, nuzo kareba urabona ko ahangaha hose ari aho twagiye tubikuza. Hano hose uri
kubona handitse completed naho twagiye tubikuza nk'uko ubireba neza ahangaha. Urabona ko n'amatariki yose agiye agaragara kandi urabona ko byose ari muri 2026 mu kwezi kwa gatanu ndetse no mu kwezi kwa gatandatu niho ibingibi byose twabikoze. Bivuze ngo izi application ni application nziza cyane kandi zikora neza. Tugiye kureba application ikurikira JumpTask, bakubwira ko ushobora kubikoza byibura ufite GMPT n'ibice bitanu bya GMPT, ushobora ko bingana n'ibice 3 by'idolari ukabikoza kuri MetaMask, Trust Wallet, Binance, KX ndetse n'andi agiye atandukanye. Bivuze ngo uramutse ushaka n'izindi video zose ushobora kuzisa kuri YouTube channel yacu. Tuzatinda rero tugiye kureba app ya karindwi. App ya karindwi rero nk'uko ubireba ahangaha ni app twagiye gusanga. Ahangaha dusanga ni app yitwa Honeygain. Honeygain hari uburyo bwinshi twayerekanye video z'uburyo wahuza Honeygain na JumpTask, twagiye tubyerekana hano kuri YouTube channel yacu, tugera tubireba. Ukere kuri izo video nawe waza kuzira kugira urusho kugenda usobanukirwa neza akantu ku kandi. Izi application nk'uko ndi kuzikwereka koko zirishyura kandi no kugenda mbikwereka neza ko twagiye tubikuzamo kugira ngo urusho gusobanukirwa neza uze kureba kuri channel yacu urebe izindi video zigenda zibisobanura neza zinabyerekana uko bikorwa ndetse nuko kubikura bikorwa byose uragenda ubisangamo no guhuza uburyo bwa JumpTask na Honeygain ku buryo ayo wakoreye kuri Honeygain azahita ajya kuri JumpTask ukabasha kubikora kuri JumpTask. Uko ubireba neza ahangaha muri Honeygain tumaze gukuramo byibura amadolari 4 ndetse n'amadolari 3 baduhaye ya bonus. Bivuze ngo ni amadolari agera kuri 7.5 tumaze kuba twakoreramo ahangaha. Urabona ko dufite credit 4500 tumaze kuba twabona 4508 bingana n'amadolari 4.5 n'utundi duce turengaho. Bivuze ngo yose yohejwe kuri JumpTask ndetse n'ari amadolari 3 aba ari kuri wallet ya Honeygain baguhereza ya bonus igihe winjiye ya welcome bonus. Link zizi application zose uraza kubisanga hano muri description kuri comment ya mbere zo gusangamo iri pinned. Uraza kubonamo link uhitemo iyo ushaka kuba wakoresha cyangwa nimba uzikoresha zose, link zose uraza kuba wazisangamo neza akantu ko kandi. Tatize rero nkuko ubireba ahanga urabona ko hano barimo ibintu ugenda ukora ndetse n'amatask kugenda ukoramo hano muri Honeygain, noneho ukagenda ubona reward, noneho n'uburyo bwo gusharinga internet ukabwa gufasha. Akaba ari box imwe ufungura rimwe ku munsi nyuma y'amasaha 28 ukaba wabonamo credit, noneho izo credit zigatuzuza kuri JumpTask igihe waba warahuje JumpTask ndetse na Honeygain. Iyo utabihuje bivuze ngo ntabwo wabasha kubikuzamo ahanga, nyine ntabwo wahita ubikuzamo utaruzuza amadolari 20. Bivuze ngo ahanga harimo itandukaniro. Iyo ufite amadolari 20 nibwo wabikuzamo muri Honeygain. Niyo mpamvu duhuza JumpTask na Honeygain kugira ngo ayo tubonye yose tuze tubasha kuyabikuza. Tugiye kuba twarebera hamwe rero uburyo ikora. Bivuze ngo Honeygain ni app sharinga internet ukaba kwishyurwa credit 1000 zingana n'idolari rimwe, minimum withdrawal n'amadolari 20. Application rero ya munani tugiye kurebera hamwe niyo iyi ngiyi bayita AttaPoll. AttaPoll ni application ikora mu buryo bwa survey, minimum withdrawal, kubikuriza kuri PayPal, gift card, revolt cyangwa bitewe n'igihugu uherereyemo uburyo ushobora kuba wakoresha. Bivuze ngo iyi application igaragara mu bihugu bigiye bitandukanye ariko muri Afrika ntikunda kugaragara cyane bitewe naho uherereye. Iyi application ushobora kugerageza ukareba ko igaragara. Nta proof tugiye tugaragaza. Bivuze ngo ahangaha twebwe ntabwo turayibikuzamo, gusa irabikurika kuko hari amavideo menshi agaragaza neza ko ikora. Rero uzatubwira bitewe naho uherereye, tubwire neza nimba kuko yemeye muri phone yawe uze kutubwira. Rero application ya munani nkuko ubireba ahangaha twasanze application ya 9 twasanze application bita Poppo live stream, niyo tugiye kuba twarebera hamwe. Link zose uraza kuzisanga hano muri comment tugenda tuzishyiramo twihuta kugira dusobanukirwe neza ibintu byinshi turabivuga mu gihe gito, yadusobanurira n'akantu ibintu byinshi mu gihe gito kugira urusheho gusobanukirwa kandi wowe ugeze aha ngaha tukiri kumwe. Andika hano muri comment kugira ngo mubibona ko turi kumwe nzakomeza kubagezaho utuntu dushya. Ubutanzi abereka n'izindi application, urundi rutonde rw'andi application. Uru ni urutonde rwa mbere, tuzareba n'izindi rutonde tugenda tureba na proof zaho twagiye tubikuzamo tureba neza uko bikorwa. Poppo rero ni application maze kubikuzamo amafaranga atari makeya. Narakoze gukora live stream, ugakora party, ugakina game ndetse n'amagift ushobora kuba wahabwa mu gihe waba uri kuri party runaka cyangwa abantu bakagukinaho uri kuri party runaka, ugasanga ushobora kuba wabonamo amagift agiye atandukanye. Iyi video rero ntabwo igusezeranye ko ukinjiye uhita ubona amafaranga, ahubwo winjiza amafaranga bitewe n'uburyo wakoze. Bivuze ngo ahangaha winjiza bigize ate bitewe n'uburyo wakozemo. Ahangaha urabona ko muri ku kwezi bakubwirayo nabikuje ayo nakiriye byose genda babikwereka. Urabona ko no kuri balance yacu ufite ama point mu 49 n'ibice 49 n'icumi sindi kubibara byo numva biri kundinza, ariko to nikomereza. Urabona ko bingana byibura n'amadolari 4.9 ahangaha. Kubikuza ukoresha Binance cyangwa USDT Trust 20, ushobora no kubikuza kuri Momo ukaba wabikuza mu gihe waba warageze kuri level ya 5.
tudatinze rero nk'uko ubireba rero Poppo live stream ni app ishobora kuba wakora live stream ukahabwa gift app cyangwa ukaba wakora muri ibindi bikorwa bigiye bitandukanye ushobora kuba wakoreramo. kubikuza na amadolari 10 ushobora kubikuza kuri bank Momo cyangwa Binance account cyangwa n'andi agiye atandukanye kuyifashe Litecoin, Bitcoin, Litecoin, Payona n'izindi zigiye zitandukanye bitewe n'igihugu waba uherereyemo. App rero ya 10 tugiye kuba twarebera hamwe ni app yitwa Uncraft ni app cyangwa ni bot ikorera kuri Telegram ushobora kuba wakuramo amafaranga. Hano muri no app twakorewemo idolari rimwe turaribikuza n'ubu ngubu dufiteho amadolari 4 n'ibice birenga 60 na bingahe, bivuze ngo turi hafi no kongera kuba twabikuza. Numba uri kubireba urabona ko hano muri withdrawal records twabashije kubikuzamo idolari rimwe. Ahanga muri Uncraft bivuze ngo ahanga ikintu ukora ukora task, ukamara gukora task bakaguha amaspin cyangwa icyo bita amajams. Izo jams zikaguha spin yo gukaraga, izo spin ukaba wabasha kubagira kuba watumburamo igihembo runaka cyangwa ama USDT makeya. Ni make cyane ntabwo aba ari menshi, uko agenda agwira nibwo ugenda ubikuza cyangwa ugera kuri minimum ya withdraw. Ubwa mbere kubikuza cyangwa minimum withdraw bwa mbere aba ari dolari rimwe, ubwa kabiri minimum withdraw aba ari amadolari 5. bivuze ngo ugiye kubikuza bwa mbere bikuza dolari rimwe, wajya kubikuza bwa kabiri kuba ngo uzabikuza ari uko wujuje amadolari 5. kubikuza bwa mbere byarakunze, dutegereje kuzabikuza bwa kabiri. Video zose ziri hano kuri YouTube channel yacu, ukeneye gusobanukirwa kuri buri application ushobora kuza ukareba izo video witonze akantu ku kandi. Tudatinze rero tugiye kureba application ikurikiye, turebe neza iyo application iza gukurikira yitwa Uncraft bot ikorera muri Telegram. Iyo application ni Uncraft bot. Rero nimba ushaka kubireba neza ko twabikuje urabona ko confirm transaction tujye muri cyo bita trust pilot isuzuma neza ko amafaranga koko yoherejwe cyangwa yahageze. Rero mukadukanzeho hariya barahita tugeza muri trust pilot tujye kuba twabireba neza ko babikoze. Amafaranga urabona ko yaturutse muri Uncraft reward bingana n'idolari rimwe. Urabona ko twayishyuwe kuri iki Binance wallet. Ushaka kureba video igaragaza neza cyangwa ibyerekana neza ko twishyuwe uraza kuyisanga kuri YouTube channel yacu uze kuyireba nayo uraza gusobanukirwa. App rero ya 11 ni app yitwa MCrypto ni app ushobora kubakuramo task, ushobora gukora survey, ushobora gukina game, ushobora gutumira. Ibi byose bikaba byagufasha kwinjiza. Bivuze ngo izi application zose ndi kubereka ahangaha mu gutumira ushobora kwinjiza ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bikaba byagufasha bitewe n'uburyo application ikora cyangwa amategeko buri application. Bivuze ngo buri application ifite amategeko atandukanye n'iyindi, bivuze ngo ugomba gusoma neza akantu ku kandi. Kuko ubireba ahangaha urabona ko ushobora kubikuza ukoresheje Binance cyangwa BNB, Binance coin bivuze ngo ni BNB. Ushobora kubikuza guhera kuri 0.3 kugera ku madolari 50 kuko ubiri kubireba ku madolari nako 10 niyo ushobora kuba wabikoza. Bivuze ngo link yayo nayo uraza kuyisanga muri comment kugira ngo bashe kuba kwiyandikisha. Urabona ko dufite coin 800 kaze nkwereke ayo twabikuje muri Canada kuri reward history. Baraza kwereka ayo twabikuje cyangwa duhereka kubikuza, kwereka amatariki duherukiraho kubikuza. Izindi reward history ziba zaragiye zisiba bitewe n'igihe zimaze cyangwa igihe umaze udakoresha application, ariko izi nizo ziri guta zigaragara nyine zo muri uku kwezi, kuko nyuma y'ukwezi bahita bakuraho history zo muri uku kwezi zikarangira ugasigarana history zo muri uku kwezi turi gisate turi. Urabona ko byabaye paid. Urabona na email twagiye dukoresha tubikuza zose zigiye zigaragara ahangaha, na email twagiye tubikuza. Ugiye kubikuza ahangaha ushyiramo email ya Binance, amafaranga ukaza kuba wayakira byibura nyuma y'iminsi 3 nibwo babasha kuba bakohereza amafaranga. Tudatinze nkuko ubireba ahangaha rero ushobora gukora task, ushobora gukora survey, ushobora guplayinga time games cyangwa gukina amagame ukabonamo amacoin. Bivuze ngo ahangaha amacoin ufite niyo abasha kuba yabikuza. Rero coin ibihumbi 9 nako coin 2900 zigana na 0.3 by'idolari. Ayo ni amafaranga agera kuri 500 arenga y'u Rwanda. Bivuze ngo ahangaha twagiye tubikuzamo nkuko wabibonye tumaze kubikuzamo 0.9 muri ku kwezi. Bivuze ngo n'ikindi gihe hari twagiye tubikuzamo. Tudatinze rero urabona ko niba mukugiye muri playing game urabona amacoin nagiye mpabwa mu gihe ndi gukina iki game. Rero nkuko ubireba rero MCrypto ni game ushobora kwakinza ukora amatask ukaba withdrawinga kuri Binance n'andi agiye atandukanye. App rero ya nyuma ariyo app ya 12. Iyo app ariyo ya nyuma ariyo ya 12 ni app ushobora kuba yibaza ngo ni iyihe cyangwa ni iyihe. Ushobora kuba urugambiro ugiye ko wayibona yitwa EarnJet App. EarnJet App uze kureba link uraza kwisanga ahangaha irahita kugeza kuri Play Store uyibone byoroshye bitakuvurnye utaza gushaka application itariyo. Bivuze ngo yitwa EarnJet App.
EarnJet App itanga ama reward ushobora kubikuza kuri Binance. Reka nze mbikwereke byose. Urabona ko mfiteho byibura coin 298. Urabona ko izi ni task ugenda ukoramo ahangaha, ama reward, kureba ama ads, kubabonamo DRI bonus, utuntu nyine n'uducoin bagenda baguhereza, wakuzuza coin zisabwa ukaba wabikuza. Reka nze mbikwereke unamenye coin zisabwa, umenye naho uzabikuriza, cyangwa ugira ikibazo ugiye kuba wabikuza uzabyandika hano muri comment, cyangwa uze usange muri group yacu WhatsApp, nimba utari muri group yacu WhatsApp, kugira ngo urusheho gusobanukirwa kwereka neza akantu ku kandi. Kubikuza rero nkuko ubireba ahangaha ngiye kuba ntabikwereka uburyo ushobora kuba wabikuzamo neza. Ahangaha urabona ko coin zimaze kuba 38 bitewe na turiya watch reading ads tumaze kuba twareba, turebye ads batubaduha n'izindi coin. Bivuze ngo uko ugenda ukoresha application ugenda ubona uburyo kubikuza kuri Binance USDT, PayPal cyangwa icyo bita Free Fire Diamond, nibyo ushobora kuba wakoresha. Urabona ko ushobora no kubikuza kuri PayPal, barakubwira ko byibura hano bakubwira ngo coin 27 zingana n'amadolari 3, bakakwereka no kubikuza idolari rimwe ni coin 1000, nako coin 10,000 zingana n'idolari rimwe. Eka byose uragenda ubirebera hamwe nuza kujya muri application. Bye bye, mugire byiza, ciao ciao, tuzikurikira, ndabakunda cyane.